ariko ukorera ngahe ku kwezi? Nyine boss urebye ngende kuri courage ngira. Umuntu njya nk'urushishi nkakora nk'inzovu. Reka ye. Nakora nk'uwikorera. Nyine boss nta mafaranga make ni 30 gusa. 35 komisiyo ndayikura. Boss 35 akore. Bitanu nabifata. Yewe ase boss ya kuno mutse dore televiziyo dore bitebe dore 5,000 kuko ku muntu w'umugabo nkanje. Nawe waba wigayishije kabiri. Iborata. Bo niba bidashobotse rero reka jewe njye kwijyamira niba bitanu utayafata ngo nakundi kambe ndubuka. Umva boss patron Bitanu na yeme. yego boss aho nzagaruza ndahaza sho kurya mufuka muce cyumweru cye. Bitekerejeho sanga nzajya nguhereza 3,000. C'est capable que le premier monde dirait que Non. Non. Oh non. Oh non. Non. Kinga mufa. Bola gangwa. Mbako. Chichati. Betonne sibako. Chibati. Kisa. Now that is a miracle. Mbega Kigali nuko imeze ntabwo nari nayibonye. Ufata baga neza mari winsebye mu muhanda. Ufata baga wowe. Gabanya ubwo buguryi bwo kwirebeshwa mu mihanda. Ahantu tugiye imodoka zihari ukuntu uri kureba izi modoka kandi aho ugiye kuzajya uzoza. Utambwiye ngiye kujya nose imodoka. Oga. None ibitangaza. Twafashe baga uri mu biciro. Reka mubwise ukuri. Abantu uzibe barabimbwiye. Reka ye. Bakubwira ibiki? Kujya kujya nose imodoka. Imodoka. Icyakubwira umuruhu ugiye guhura nawe. Hoya Ahubwo tugenda. Nta kibazo kuri tugenda. Il est très bien. Il est smoky beau. I told the one. Can it happen? I can't accept that. Kasongo yeye Mumbali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Oh yeye Kasongo mbona wewe Mumbali nanga Bruno wakinji. None se ndakuramo n'inkweto. Urabona se njye nazikuyemo. Zivaga mu ntebe. Mire boss. Boss ni wa mucaca nari nkuzaniye rero. Okay, ntari bini mwinjira. Wajya icyaha gishyira gukubise nzi ko nawe bakuzi none bakuzanye mu mwanya w'abakozi. Yugabanya amagambo ubonye urushyira ungeze Nze no kugezeho bose. Uyu mukomisiyoneri ushaka kumukubita.
umukomisiyoneri se niwe utagira umubiri bakubitaho. uwo mubiri ushaka gukubitaho se warawubyaye? Muri aka kanya uwo mubiri ushaka kuvuga uri mu nzu yanjye. cyane mukazajya mukangisha ibintu byanyu bise n'upfuka nabisigaho. Ngo se wowe n'upfu uzasiga ibi iyo duraga wambaye. duraka nshobora gupfa nkayijyana ariko mfite abana nzaba nsize ku isi. Ewe cyakoze abana bawe bazapfa bapfuye ru. abana banjye nibapfa ntuzabashyingura. ariko boss no mukomisiyoneri We karyasi wowe uraza kuvuga uri umukozi imbere y'abantu. boss umukozi wese ntabwo ari umuntu ni ariko urabona ko nangiye gusuzugurwa muri uru rugo. uyu mu boss ashaka kunyicisha agasuzuguro. Noneho wanga agasuzuguro. ni ukuri boss njyewe utansuzugura nta n'ikindi kintu twapfa. Naho rero nimba wanga agasuzuguro uzubaka iyawe mu rwego rwo kukirinda. erega boss umuntu wese ukeye ntabwo ari ngombwa ngo umusuzugure. ariko uraciriritse. ntari ndaciriritse boss ahise wowe ntabwo uri hasi yanjye. gute Hey Euro Coast. ntabwo bavuga low cost bavuga la cost kandi nubwo ishaje amafaranga nayiguze ntabwo arashiramo. yewe amafaranga gushyiramo bwo yashyizemo ibaze ko Euro Coast uyikoze yanacika. navuze la cost wa mugabo utongera kuyitesha agaciro waje wambaye isengeri. Sha hano ntabwo mwaje gupiganwa iyo myenda mwambaye. Ubwo se tugiye mu myenda nanjye navuga kano gasuti nambaye. ugiye gupiganira imyenda n'abakozi n'abakomisiyoneri. Wese se ko turi abagabo usibye babiri bigize imbwa. nihangane agasuzuguro kuva kare ibyo ntabwo nabyihanganira. si ubonayo koko Ita. nuko nyine mu mutima hari akantu kari kumbwira ngo uri kunsiba imbabazi reka mbe nica. wasubiye yesu ubundi ese kuri kunyirukana reka akazi uragashaka nawe. kigali ntabwo binginga nta nagakora so nawe uriko ntagakora. Ugabanya amagambo sha ariko ukorera ngahe ku kwezi. nyine boss urebye ngendeye kuri courage ngira ukuntu njya nk'urushishi nkakora nk'inzovu reka ye nkakora nk'uwikorera. nyine boss ni amafaranga make n'ibihumbi 30 gusa. 35 gukora komisiyo ndayikura bose iyi 35 akorera. Bitanu nabifata. yewe ase boss ngara ko muri umukire dore ibiteleviziyo dore ibitebe dore ibihumbi 5 kuko ku muntu w'umugabo nkanjye. nawe waba wigayishije kabiri. iborate Mbo nimba bidashobotse rero reka jyewe njye kwiryamira. Nimba bitanu utayafata nta kundi kambe ndubuka. umva boss patron Danura yeme. yego boss aho nzagaruza ndahaza si ukurya umufuka w'umuceri cyumweru kimwe. Bitekerejeho nsanga nzajya nguhereza 3,000 kuko hanyuma yo nzajya ngenda nkukata kuko hari utuntu wagenda umena harimo ibirahure amateremusi n'utundi tuntu cyangwa nayo gusevingira. reka ye boss shana ntagasuzuguro ndagaciye ndatashye ndagiye pe. Sawa ahubwo sizi isaha ngeze hano uko batari bayihishe. How are you? boss nushaka kujya uma bibiri nkoko sha Aho tangira akazi sha. umva rero rumubwire ibyo bibiri bazajya baguha nzajya nkuramo komisiyo y'icyatanu. sawa paki nk'uko ziribwa sha nirebera agateleviziyo. Mukozi sizi sana garabyuka. God have mercy upon us. How are you? naenda kumanina mazima Rono. mutonzi waffe yasara Reba kuntu kiryamye rwariye rwahaze shida wagira cyaje gukora akazi ko kuryama. manina Wararyama hano ni kwa so ni kwa nyoko ni kwa nose boss umuntu azaza kuri ataryama. nase wakigoryo uzajya uryama ubyuke saa 8 z'amanywa. none se boss wagireka amakabya nkuru ubusa saa moya. Umukozi nayo ufite rero yabaga amashije kukoza ibyombo no gukoropa no gukora amasuku ahantu hose. Fanya rakazi soka. Yewe kumena wacu mu cyaro umuntu aryamaga agatuza ibitutsi bigashira. Zebe bityo zibagenda ukora ibyo ukora.
Gola gamo. Niba naye. Gahinda k'abakozi izi kazashira igihe kimwe. Never expect. Bite sha. Ni byiza uko mumbona bari bantumye ku isoko nanjye guhaha inyama. Uracyarya inyama sha. Nose boss ko nangizo nyama bazintumye. Ariko ubundi sha ubwo uri igisambo. Wapi boss mu by'ukuri njye ndi umudive ku munsi wa gatandatu sinde nsiba gusenga ndi umudive ntabwo ndi igisambo. Ubundi se utuye sha. Kigali boss. Bivuze ko uri umujura. None se umuntu wese utuye muri Kigali aba ari umujura koko? Kigali ugomba kwibamo tukuzi. Niba tutakuzi igare usubirayo. Se boss. Aho wavuye. Boss wakubwira icyaro navuye ntabwo wakwifuza kugisubira. Nta ibyo yibisana ku bantu. Ubundi se hano harimo ibi. That is a miracle. My lord. Mutangiye kunyiba. Narizo telefone yanjye. God have mercy. None se Inkweto wari wambaye n'isaha. nta kintu ufite. Mwihorere. Insengero wambaye zimira. Uramuzi wowe? Nose bro mwari kumvika. Mbabwije ukuri naje muri Kigali nje kwishakira ubuzima ndi imfubyi ko mubona hanga. Mwambabariye ko. None Kigali ni yasko. Uri imfubyi. Ubwo nta muntu mubana. Ukuri kw'Imana nta muntu tubana. Keretse boss wenyine. Wibona muhamagare. Aciye. Muhamagare. Mubwire ko tukwibye. Hariho amayinite. Muhamagare. Mubwire ko munyibye. Tugende. Gola gamo. Haro boss. Ni Arno. Ni Arno. Magari. Ako boss wongere kakubeshya nabwo. Ufite n'amafaranga bagutumye minya. We yabwiye ngo ni $1 nakubita yabwiye ngo nigerayo. Umubwira kode ngahita. Ayo mafaranga ari he? Kandi nayama yambwiye amaze kumubwira kode. Nayo mfite n'ukuri bava. Barebe neza. N'ukuri nayo mfite. Reba neza ni nyuma. Ari he? Nta kintu mfite. N'ukuri. Ndetse tusuke nta kirimo. Nta kintu kirimo. Nta kintu kirimo. Nta kintu kirimo. Telefone Kirimo. Ngagira akantu gira abantu. Gira akantu gira abantu bose bakikibaye ugasanga ari ibisazi babwire. Gira fone. Vuye iwacu heza. Ngani Kigali nshakisha amafaranga nubaka ubuzima bw'ahazaza. Sinarangije amashuri, sinasezeye meri, mama ntabwo azi ukuntu nagiye nageze i Kigali nsanga ibintu ari danje. I Kigali nibajya yamara masa nta gishora nta n'icyo ashora mu mazi. Turashize none.